Lenny Today Updates News. Ikaze mu kiganiro ubuzima n'imbaga cyo kuri uyu munsi itariki 26. Iyi ni weekend ya nyuma yo muri Nyakanga. Turi kuwa gatanu umwaka ni uracyari 2024. Iyi ni Lenny Today the Updates News zo ni nagahozaho. Today is another day. Mufitiye story nyinshi zigiye zitandukanye, mufitiye inyungura bwenge. Wowe nujye kure turasubiza amasi nyuma turebe ngo kira byeremeze bite. Ndi Leonard Nshimiyimana, reka dutangirane gutya sasa. Yitwa Gracie DJ USB Rwanda, araryoherwe neza cyane. Filime zisobanuye, filime ziryoshye. Ewan abameze gutya niye ubiko bwazo. Hari zakira zakuryoheye, hari zo wumvise utarareba, hari inshyashya zigezweho zirimo zigenda zisohoka. Izo zose arazifite neza cyane. Afite uburyo akora n'abasobanuzi bw'ibanga bugiye butandukanye ku buryo filime igisohoka aba yifite neza cyane. Ugira ngo biragoye se? Andika iyi nimero 07 85 89 15 09. Yitwa Gracie DJ USB Rwanda. Mukuziguha nta nubwo biri bukugora. Warawukubita website urazisangaho nziza cyane zinaryoshye. Sasa rero reka nzema kubita story. Kuri YouTube channel yanjye hariho ikiganiro kivuga ku by'abana. Noneho nahaye umuntu agace gatenga kanshyira kuri status ye ya WhatsApp. Noneho uwo muntu nagahaye nongeye kumuhereza kandi yari marare karama yabyanze gose ati bira bintu by'abana. Ewana ngo abantu baba museka. Ewana wumve ngo nanjye byancanze. Ariko reka mbabaze, none se ni kosa kubibutsa uko mwirwaga ku mivovo mwikura ku mivovo? Erega buri wese agira kera he, dore ko wenda kuri bamwe ari uyu munsi kuri bo. Harimo story y'ukuntu batahaga amakabutura yacaguritse, noneho n'ababyeyi muri bwa bwenge bwabo nabyo ko bagora hari icyo bita one in all, cya gipira kirekire kimeze nk'ikanzu, kimeze nk'itaburiya. Ewana bakakibambika kandi icyo gihe ntabwo gisa zabagaho. Ahantu byari bitangaje rero ni mu bwiherero. Baza ngo byagendaga gute? Ndabizi wamenye byari byo ukuntu bihagarikaga nabyo kwicara nyine no gukora ibikomeye nuko. Umuntu uburyo umuntu atangaje rero. Hari ibyo nyibaza ku myemerere. Reba urukundo Imana dukunda disi. Ngijya no kurema umuntu yamuremye nyuma sha. Ariko ikirenze ibyo imuha ubwenge. Uzamenya ute ko ufite ubwenge ubundi? Kuba wabwira ihene ngo ngwino ikaza, ukayibwira ngo genda ikagenda, ariko yakubwira ngo ngwino cyangwa genda ukanga. yakubwira ngo ndanze ukayikubita,
ako nkaburiya nayihise gukubita si ubwenge yabubona. Yes, icyo nicyo kizakwereka ko ufite ubwenge. Asera ko wasanga n'ihene zibufitera ngo ubwenge bwacu bushingiye mu gutegeka ibindi biremwa, ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ariko kandi kuva mu byaniko kujijuka. Aha ni akantu mwumvamo. Ihene ko nabyayikora ubwo nta bwenge ufite? Umuntu ukakora ibyaha ugafite ubwenge? Hari ibyo twahawe turangije turabipfukirana, nicyo gihe ngo dutangiye dukoresha ibyo dufite aho kwiga dusaba ibindi. Bibaye byiza twakwiberaho nk'ihene. Ihene iyo ihora inyuzwe, irwana no kurya gusa, nta bya stempo, nta by'amavuta ahenze, nta by'imisatsi, nta by'inzara. Ihene iyo yijuse biba bihagije. Uretse wenda story muzi ku ihene yitwaga Mutamu, yo murabizi ukuntu byagenze igihe ubwatsi bwari bwayibanye bwinshi, noneho ikajya ibwirirwa ibwigaraguramo, yarangije yumva yabaye igisore, iti ubundi ibi ni ibiki? Niko kugenda rero ijya kurwana n'impyisi. Yakoramo se biragundagurana. Nuko ihene yitwa Mutamu nayo ntako itagize, ako bigo by'ubusa nyine barayigarika. Ubwo nyine byabaye ikibazo kuri shobuja wayo, ariho wiriwe ayishaka. Umunsi umwe nitegereje umuntu, nitegereza ukuntu ateye, nubwo nzi ko nabyawe, nabonye gihamya ko hari abantu baremwe. Cyane muvuga ngo uyu yaremwe ku cyumweru. Bitari ukuremwa gusa, ahubwo kubumbwa mu ibumba, nk'uko Adamu yabumbabumbwe, yarangiza ikamuhamo umwuka wayo akibera umuntu nyine, umwuka w'ubuzima. Njye mbona nawe rero Imana yarakubumbabumbye. Wenda yakubumbiye mu nda ya mama wawe, ariko ntago wabihakana. Noneho sasa uko nakomeje kwanariza, reba uko nyine yakubumbabumba bisanzwe, maze yarangiza ku mutwe ikaza ahagenewe kujya amaso, igakozamo like icyuma, then igashyiramo amaso. Ahari umunwa naho ikahasaruza akantu, igashyiramo amenyo n'ururimi. Ahari amazuru igatemaho, yarangiza igashinga mu duheha, cyangwa nyine kugira ngo twenge tuboneke, ari naho yahushye umwuka wayo. Mvuge ku kibuno. Yes, ni gutyo rero, ni byinshi bigiye bitandukanye, sinshaka kugira ngo museke, ahubwo izo ni imagination. Turacyari mu kiganiro ubuzima n'imibereho. Reka nizere ko mumeze fresh sana, nanjye meze neza, kandi ndabasuhuje, ndabifuriza komeza kugira weekend nziza. Sasa rero bafite n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ngo mu bantu benshi habamo abantu bose. Ibi nibyo kandi, yes, nibyo kandi ndanabyemera, ariko abavuga ngo mu bantu bose habamwe abantu bose, bo ibi byo si byo, kuko nta kuntu mu bakene havamo abakire rwose, ntabwo bishoboka. Mu bajura hakavamo abatari abajura, ntabwo bibaho. Bose bakaba abajura, bakaba abatari abajura kandi arimo bajura. Aya, yes, ahantu tujya hose hagiye hatandukanye, turasabwa kuba concentrated and attentive. Ubundi ngo ibintu birimo hagombye kubamo 100%.
niba uri kwiga ukiga 100%, niba uri gusenga ugasenga 100%, niba uri kuririmba ukaririmba 100%, niba uri kwiba ukiba 100% nubwo bitemewe. Noneho ibyo urimo urakora byose, waba uri mu muziki ukawujyamo 100%, mbese buri kintu ukagiharira igihe cyabyo. Niko bivuga rero, niko byagombye kugenda, ariko siko bimeza. Umuntu arajya mu kiliziya uzenga agiye gusenga gusa, ariko nyine ntabwo ari byo gusa, kuko ahura n'abandi benshi bagiye batandukanye, ugasanga bamwe bagiye bapangira mu business zigiye zitandukanye, ibyo bigatuma nyine ahahora kubera ko hari umuntu bahurira. Niba wenda usanzwe wibonera abantu b'ibikara ku kiliziya kandi aba ari abantu b'imibiri yombi, ibyo bigatuma uhakunda cyane. Yes, ni byinshi bigiye bitandukanye rero, mu nzira nyinshi tunyuramo zigiye zitandukanye. Mu kiliziya nyine ntabwo ari ugusenga gusa, niko byagombye kugenda, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari umuntu hakunda kubera ko habamo korali iririmba neza, hari umuntu hakunda kubera ijambo bavuze bigishije neza. Yes, hari abantu, hari n'uwigishije story yo kwihene ngacyura iryo jambo, ako hari undi wahise afatira kwihene, ahita apanga umushinga wo gucuruza cyangwa korora amahene, atangira gutera imbere ahariye kuri uwo munsi. Yes, no kuvuga ngo rero each and every moment has very important. So niyo mpamvu rero ikintu cyose tugomba kucyubaha igihe cyose, ibyo niko bimeze. Gusa nyine turasabwa guhora turi maso ahantu hose. Ibyo kwirinda seki ibyo biragoye, no gusenga tukava mu rugo twabiteguye kugira ngo tubashe kuba attentive and concentrated. It's a weekend. Turakomeje, tugiye gukomeza tubane, mu kanya tugiye kubyina. Nizere ko mumeze neza. Anyway, turacyari mu kiganiro ubuzima n'imibereho, kandi weekend yatangiye nkuko mbibabwiye. Amatwi yacu arafunguye kandi ntiwayabuza kwakira imyanda myinshi igiye itandukanye. Ibyo ni bisanzwe nyine, ariko iyo wambaye kuteri cyangwa headphone byo ngo biba karusha. Icyo bita bacteria rero, sasa bacteria ngo zinjira mu gutwi zihita zikuba inshuro 700. Aha wenda kugira ubyumve neza, reka nkureshe imibare ndayikoresha ne sasa. Reba, niba mu isegonda ushobora kwakira imyanda cyangwa bacteria nk'10, ni wambara ekuteri headphone, muri amasegonda 10 ushobora kwakira bacteria 7,000. Nuko nyine amahirwe dufite nuko twakira ibiryo bifite intungamubiri zishobora guhangana zishobora kutuzanira ubudahangarwa bw'umubiri wacu, cyo bita antibacterials. Naho ubundi ntawarokoka, ubundi tuba twarashize. Nk'uko ubushakashatsi bugenda bubitangaza, nubwo bwonyine bwatuma ngo biragoye kuhabona ingona yasohoye ururimi rwayo, kimwe nk'uko ingurube idashobora kureba hejuru, nk'uko ibikumwe by'umuntu bitajya bisa, ni nako kandi ururimi rw'umuntu rutajya rusa n'urundi. Kabone nubwo ngo baba ari impanga, ntibyamera kimwe 100%, biba bitandukanye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kwambara karavati bigabanya gutembera kw'amaraso ho 7.5%. Ni ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2018 ngo kwambara karavati mu ijosi bishobora kugabanya gutembera neza kw'amaraso, kuba nyine amaraso yagera ku bwonko aho 7.5. Ni hahandi nyine uzumva umutwe utangiye kukurya, hahandi ushobora kurwara stroke, guturagurika kw'imitsi,
kubera nyine iba yabuze ubwonko bwabuze amaraso, ukumva burananiwe mu mutwe, aho nyine uzasuzume niba wambara karuvati utangire ubigabanye, ni ikimenyetso simusiga. Lenny Today Updates News. Ubusanzwe imbwa ibaho hagati y'imyaka 10 na 15, ariko mu mateka hari imbwa yabayeho muri Australia ndetse ipfuye ejo bundi, yari ifite imyaka 29 n'igice. Kandi yari ifite izina we yitwaga Bluey. Ipusi yo yamaze igihe kinini ni ipusi yitwa Puff, yamaze imyaka 38 yose. Ngo izuba rigira urusaku rwinshi ariko umuntu ntiyabasha kuribumva kubera ko twebwe turi kure yaryo. Mwakoze gukurikira Lenny Today. Today is another day. Iki kiganiro n'ubuzima n'imibereho, tuba tubafitiye stories, tuba tubafitiye inyungurabwenge n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ni Lenny Today Updates News. Today is another day. Nari Leonard Chimimana. Lenny Today Updates News. Dukomeze tubane ahantu henshi hagiye hatandukanye, hari kuri Instagram, kuri Facebook, kuri Twitter ubu yitwa X, kuri TikTok ndetse na YouTube channel, hose twitwa Lenny Today. By'umwihariko kuri YouTube channel urahanyurukira ukore subscribe, ibyo biratuma dukomeza kuryoherwa, ibyo bishobora gutuma tugaragara kuri kamera. Today is another day. Ni Lenny Today Updates News. Weekend nziza.